umwirabura yari yaravuye muri Afurika nta dushuri ntaki igifaransa ntabyumva iby'icyongereza ntabyumva ntabizi cyo kwazi gutereta nk'ikiragi biratereta ushaka biriya bintu ururimi ruramenyekana rero atereta umuzungukazi noneho igihe amuriho nyine atera akabariro amwakiranye cyane ati pa ati po ati pi imbwa biramufashe urayizi imbwa ya mbwa igufata kumbira gufashe ukanirwa no kugenda noneho kiratangira kivuga mu Faransa gipfuye ngo rocher umuzungu ati rocher attrape moi umuzungu ati biki umuzungu akanwa amaso cyane ariko ubwo ntacyo kigikora byanze byifunze ati the dog catch me kivuna muhito se kirasaze abanje kugira ngo wenda ni kwa kwivovota nk'abanyamerika baririmba bari mu mantuza marapu yabo another rap ya Museveni nuko ati the dog catch me we umugore ati rocher attrape moi umugore yahise avuga ati iki kirasaza ahita gihaguruka munsi ahita ifata twangushye arambara ariruka imbwa yangifashe kandi ibigabo byinshi n'imbwa irabifata kuko naho nigeze kubibwira n'ubundi abo basanga imbwa zarabafashe ndabeshya yarabafashe ahubwo ngo sigaye zifata n'abakiri batoya ndarinzi ko zifata abasaza ndabazifatira muri za 30 gutyo imbwa iragifata kinanirwa gutera akabariro ngo kajya amabuno yaheze hejuru kandi uko cyamanukaga amabuno akomangana ukagira ngo n'amafuna ashaje gifite iterabwoba imbwa iragifata niba yaragifashe mu kibuno niba yaragifashe mu kibero sinzi igicucu we igicucu cy'umusaza we nubwo nta hantu twegeranye cyane nubwo nta bintu biri special ariko babajwe no kumva urupfu rwa nyakwigendera Coln Karemera nta handi twabanye cyane usibye ko nashimishijwe nuko ari umwe mu ba office bakomeye cyane nashoboye kwegera nkiri solda ni mwaka w'1990 hagati y'Icyenda na rimwe ndibaza nibwo nashoboye kumwegera ubu nari muri unity y'umuntu witwaga Bagire unity yitwaga Alpha twari ahantu hitwa pana za Kiombe twari hino twari hitwa Karweru muri ibyo bice by'Urukiga aho ubona ibyumba byumba yinjira mu Mutara muri ibyo bice aho ngaho twari Karweru ko nyuma mvuye aho naje kuba hitwa Gahondo ariko ubwo ndavuga Karweru rero no twabaye icyo gihe we yakoraga ibintu by'ubuvuzi ngira sinzi niba yari yaramaze kuba umukuru w'iby'ubuvuzi muri RPA yose cyangwa se yaragikora ku rwego rwa region cyangwa se navuga zone bari bitaga zone muri icyo gihe hanyuma aho yari yegeranye na Bagire we yari CEO wa Alpha aho hantu muri ako gace Karweru rero nari aho kwa Bagire noneho kuko nari nzi ko nkabyina nkashimisha abantu baramamagaraga nijoro nkajya kubabyinira bari bafite ukuntu bagura utuntu twa Uganda waragiye ku mupaka aho ngaho umupaka wa Uganda n'u Rwanda bakanywa bakishimisha Bagire yasaga nk'umuntu ufite umunyesoni ngira ngo mubusanzwe cyangwa se umuntu witonze cyane unadakoma mu gihe Leti Karemera we yabaga unari wa muntu urusha kubagana bamara kunywa bwa Uganda barye nyine bagashyuha nanjye nkanywe numva nshyuha cyane none akambyinisha nkabyina narambirwa kayi mbita imitego nkamwibukira nkabitaga imitego ariko nkajya misha amabya ngo tuzamena amabya urumva ari senior officer agenda isolda nanjye no kazi yo kugira ahantu ngira na contact n'aba senior officer
hanyuma nibuka harimo abandi bantu basigaye banakomeye cyane, ariko byensu nabwo yarakomeye, umuntu witwa Rugambwa kuko yari ADC Edidoka wa Bagire. Ubu nawe Rugambwa ubu ngubu ni General de Brigade mu ngabo z'u Rwanda. Hari undi nawe twanganaga icyo gihe ariko yari soldat, wari muri M23 nawe ni General de Brigade, yari umunyekongo waje kudufasha. Birambabaza ko twe dushaje ntacyo twamufasha muri M23. Yitwa ngo ntamuzi, yitwa General de Brigade Bodwe Ngabye. Icyo gihe ariko twe twamwitaga Peti. Peti yavugaga igiswahili cyane cyane n'ibinyarwanda rimwe na rimwe. Yabaga akunze gufata machine gun aherekeje shebuja icyo gihe Bagire. Noneho igihe barambyinishaka cyane, nkabyina. Rero leta Karemera narambirwaga komeza katereza, mbona ubwayo Uganda bagiye bwabaga burimo Kamembe. Ibintu byo tiyoga ndabikunda, jewe bidakabije ndabikunda, nanjye ndatumwa nyine. Ari cyambajije muri video nakoze mbere, ngo ni kimwe bukira ngo inzoga se zitwaye inzoga mu muco nyarwanda, inzoga itabi no muco wacu wa gicucu. Ngutazinywa sanga Jesus. Ariko icyiza cya Jesus n'abayahudi bene wabo n'abarasiste cyane, bazana mwereke. Icyiza cyabo nanone nuko mu burasiste bwabo ntibarwanya umuntu nk'abara, ariko bo ntibakuvugisha, baragupinga, bakagusuzugura gusa. Abana bagira ngo ntabwo exista, umeze nk'ikintu kiri hariya cy'ikibuye batazi icyo ari cyo. Ariko ntibakwivangira mu buzima, baca ukiciraho. Ubwo rero ibyo byose nabyibutse, nahise mbyibuka kubera nyakwigendera Karemera. Imana imuhe iruhuko ridashira. Nicyo navuga, nta kintu navuga ko ridashira. Aho ubundi bisanzwe ndi ikigori, ndi igicucu, ariko ngira urukundo, ndakunda abantu bose ntavanguye. Imana imuhe iruhuko.